are you running? Nikigusetsa namuchikupa nambaye nyitenuze gatari wa undi utuziranye none wowe kiguta. Why are you running? Aba bantu giye babahe bahereka muvuga mufite abashitsi baraza gusaba umuntu waje gusaba wambujije kujya muri mission nkindi. Madam abashitsi baraza cyane mutegura ibintu vuba dore ahantu hasa nabi kubera mutakoza amasuku uje vuba abashitsi baje si byose hajya umuyaya uragashoboye rwose Why are you running? Mwana bigenze gute se? Ndashize ndababona. Bigenze gute bashikaje banje. Ndajya ngo mumfashe akantu kamwe. Akantu nshaka ko mumfasha. Aka kanya tuvugane ngiye gushaka umugore. Ndagira ngo mumperere. Wenda ndashaka kumbera papa dore wambaye ni costume. Aho uzi ko bimpiriye. Wajya ngo byari byakwiye. Umva jewe tuze mbabwire. Jewe hari umukobwa nakunze. Mukunda byo gupfa. Ndajya ngo kumutera. Uroro turagenda sibyo. Noneho turagenda uri papa. Urukumva rata papa. Noneho unsabire. Noneho ubuzi mfite ni inkoko 3 turi bumuko wo mukobwa utazirenza kuko nuzirenza inkwano urazitangira kinakubwira inkungu uri bume ku munsi w'ubukwe uzaniza ya mucikopa yawe yindi imbere yindi waguze ejo bundi nawe subundi ufite iki kujya duhere nyine ikintu mfite dore n'ubu ngubu narimaze gutira imyenda ningi yose nambaye maze kuyitira kano kanya izi nkweto nzitenuze n'ikigusetsa namucikopa nambaye nyitenuze gatari wa undi utuzira no kigutangaje rero umukobwa ukuntu tugiye kuzabana nanzu mfite nta n'iki mfite tugiye kubana yuko ndakodesha ariko nzamutuza kwande kwa mama turabanza tuzamutuze kwa mama ahubwo tugende unciturire icyo cyane ndabinginze tubanze wabonye ahantu bakwa inkoko wowe niba kubaza ati umukobwa wacu muramukuriye wowe muvuga ati turamukuriye uhera ku inkoko imwe wowe ati gisaza tugeze ku nkoko 3 abari sugarukira twagere bakadukubita nyamara wowe mumfashe niba dukomagura turiruka ubundi ibyo nta nicyo bitwaye ahubwo araduha amafaranga ngahe wonye nshaka kujya ugasanga itara bararimena mbase wakiro banza wumve siture inshuti magara wemfasha mungora aga service dore natiye nyine navaye urukona ko cyangwa kimbereye no ndabona wifunza ahantu hose nkorera aga service sibyo mwebwe mbase kwanza mwebwe ndabishyura wenda aza kukwishyura igice cya 20 urumva wenda aza kukwishyura 15 bitewe nuko wowe n'uri papa none ndaza kubishyura igihe ko ngiye kugufasha none nako kwakwimenyereza umwuga ubutaje nza bari gusabira abantu ngiye kugufasha ariko twumvikane ugomba kumemba bamenita unjyana kwa muganga tugende naho ubundi cyo cyane gishaka cyane wakiriwe ariko urwana ubona ari neza ni neza umva rero dore kungagari tugiye kushe turahicana nahangaha n'abantu biyubashye urumva kandi cyane nacyo ni cyiza wakinona ariko nukibona utaza kuroba none natawe kuri condition abahaye mutazirenza kuko ni muzirenza ibindi muzabyikorera sibyo nawe uratinyutse ubaye na gato cyane turebe nuko kimeze abaye na gato atira ahantu none yaje yatinyutse cyane mu kiryo nkanga iki dore ne hano mu ngaga batumene itaro ryo kumvuza amahanga bavumba kamaze nambari ingofero neza nk'abantu basaza nawe kurabona ariko n'ubundi busaza burakubereye washaje imburagihe ariko vie bar ndabona babakwe baje none ukajya kugirira cyindure binjire ngahanga twageze wabiye bizi ko umusaza agomba kubanza kwinjira nyuma kicaye hari abakaza bagasanga umusaza we muraho mugira amahoro nimugire nka shaka muri sanga afite akana afite umugore ukiri mutoya iyi ni imfura yawe se iyo ni imfura yanjye ifite umwana ukiri mutoya rwose
ubu ni wowe uherutse kwiga uri kwiga hanze noneho ni karibu mwatambuka mukicara murakoze cyane mwatambuka mukicara rwose umwanya ni uwanyu nta kibazo turakomeye nta kibazo aho bari bahereye kare bambwira yuko hano gusa ntabwo nari nakamenye ngo abashyitsi ni bande ariko Imana ishimwe mu byubahiro byanyu rwose kuba muhageze amahoro nta kundi rwose ndabona muhageze amahoro twakoze akagendo katari gatoya ntabwo kari koroshye ariko tubonye tuhageze amahoro tujya tubura nta kibazo imvura yaguye abenshi ndimo ndabona bari no kujya nkuko nabahaye karibu babimbwiye nimugoroba mvuye mu kazi ariko barambwira ngo hano hari abashyitsi bari babimbwiye nimugoroba yuko dufite abashyitsi ko byahuriyemo na weekend nari ntashye mvuye mu kazi ariko navuze ngo mbere yo gutembera ndamazanira abashyitsi dufite ndumva rero mwahawe karibu icyo mwaje gushaka hano ndumva ndende kuba nakibaha murakoze murakoze cyane nanjye ndashe ku ntego reka mvuge icy'ingenza mfite umwana w'ingimbi uri kuba umusore yaje guhura n'umusore n'inkumi yawe barashimana iby'ubu rero urabizi dore kera kuntu byagendaga habagaho kurangirana dore ubu ngubu rero biroroshye bahuriye mu nzira barakundana nkaba narinje mu rwego rwo kugira ngo nsabire umuhungu wanjye umugeni rwose n'imiryango yiyongeranye tuniyungure n'ejo bundi murakoze cyane umusaza nk'uko bivuze koko hari abantu ntihapfa abandi cyane ntabwo ngewe nakwima umukobwa bitewe n'uko ntacyo nabakoresha kandi abakobwa ndabafite inkomere bashyiramo akabyara abakobwa ndabafite kandi benshi ariko nawe wavuze ko ufite abahungu ndagira ngo mu by'ukuri umbwize ukuri ninde muhungu ushaka umukobwa wanjye mwana naje gushiturira icyo cyana dore n'uyu nguyu rwose uti byana nagize ngo wenda muje gusaba umwana naho mugiye gusaba ibyana yewe muzehe we humura rwose dore ni iki gisore cyanjye iki mpamvu mbara kisi cyana dore urabona ni icyana cy'igisore rwose cyubatse umubiri dore ni iki rwose tuje gushiturira ariko noneho narumiwe ijambo gushitura ni iki aho muzi ikinyarwanda aho ujya gusaba umwana ngo agenda avuga ngo gushitura sha barababeshe rwose barabashutse umukobwa muje gusaba ninde ariko se aho Pamela wanje uwo musore papa baziranye sera simbizi hari nge ariko ubundi igipeti cyane cyo si cyane mwigeze gukubita nigeze kubafatira geto ni cya kintu ahubwo wari zembe nge naje nje gushitura icyana cyawe none cyana cyawe nakibovutse wakinunumita ngwamo n'iki numva burya nishe Rwanda tura hasi warumye noneho kungewe ndagira ngo nume icyana cyawe none cyana cyawe ngewe nzagiha amata urumva nzagiha na divayi n'icyo ngiyo nzagifatisha ku myotsi ese uwo mwijuru uraza kunsaba umwana uzamuha n'imyotsi si ubundi mwebwe muri kugera gutya mufite amafaranga umva se wese ducyana akose mada ubwo aba bantu bafite amafaranga rero kandi bakaba barahuriye geto ibyo mu geto nta wabimenye reka tubace amafaranga ubundi bayaduhe turya amafaranga ko dushobora kwanga amafaranga ase ubundi mwabagabo mwana wanjye muramukwa ngaho dore rero ubu ngubu muzehe murakoze cyane rero muzehe tudatindije umukobwa wawe ni inkoko 3 uretse ko twazizanye mu mafaranga dore n'amafaranga twebwe twayazanye iki ni 1000 ni inzoga z'imiryango aya ni 500 nayo ugomba kuzaha ba nyirasenge urabona amafaranga 10,000 twayazanye urabona ntabwo ari amafaranga yo mu Rwanda aya ni amafaranga akomeye mada aba bantu umenya ari abakire bafite n'amafaranga yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda aya ngaya urabona ni amafaranga urabona nayo mu Rwanda
dore n'aya ngaya urabona ni amafaranga yo hanze y'igihugu ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda twebwe uretse ko tuba dufite gahunda aya ngaya nazavamo inkoko 3 zigomba kuba umukobwa murakoze cyane muzehe. Mama Pamela, genda urebe wa mukobwa wawe umubwire ko baje kumushaka. N'umukuru wawe ndabona bagiye kudama nabundi vie wakintu rero umukobwa wawe iyo wanga kumuma ngiye kunguka 3 ngiye nari kuzamutera ukazaza kumuma wakintu uri no kungereka ahubwo mana icyana cyawe yeme kushima kuneza Oya nta byineza bigihari. Agafaranga nakambi. icyana cyawe ndagikeneye rero Yewe we aya mafaranga mbahaye ntabwo bazi ko ari amafaranga y'amakorano ubu rero amafaranga arenze bareka iki cyana tugitware nakubwiye ko mfite inkoko 3 gusa iyo uzirenze yo ahubwo nazo tuzazira. Aho saba abakobwa bagiye baba ari beza cyane. ngenda byara Ufite rwose nanjye ndaje nzaje siture rwose. Nabeza gusa. Mbega icyana. Banyitanye. Yewe iki cyana rwose umva. Muze. Ndaje rwose uri usigaye bafite umugabo. Urusigaye nawe arasabwe. Nawe gusabwa. Nta wundi usigaye. Hasigaye umwe ari ku ishuri segonderi. Ndabona nakagombye kwiyuburura rwose nkaza gusabira n'icyana cyanjye. Oya nava ku ishuri segonderi uzaze. Amadolari tuba tuyafite. Icyambere se shaho. Amadolari tuba tuyafite. Icyambere. Ibihumbi 10 byo hanze. Aya ni amadolari n'amadovize. Amanyakenya sha. Ntago yoroshye. Amanyakenya. Yewe. naho ubundi be dore amafaranga nayazanye bivuze ngo nyine kuko abiri bisa n'ibigiye gusoza wakintu ariko be nta hantu mfite ho kuba n'iki nyine turajya kuba kwa mama. nta kibazo Nubwo wagenda isi ko ari amafaranga ahubwo no kugira ngo ibintu bitaza kuzampinduka umukobwa mbahaye muhite mumujyana ubu ngubu kutinzamo turamutwara kuri 5 turamutahanye What are you running?